Yesu ashimwe bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, aho muri hose mugubwe neza muri Kristo Yesu. Iki gitondo kibabera igitondo cyiza cy'umugisha cyo kongera kumva ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, iki gitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye ngo tukishimiremo. Kitubera igitondo cyiza cyo kongera kumva ubwiza bw'Imana mu mitima yacu, cyo kongera kitubera igitondo cyiza cyo guhumurika no gukomerera muri Kristo Yesu. Reka tubanze dufatikanye dusengana Imana. Jewe ugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, nitwa Pastor Diane. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Ntabwo ngambiriye kurigeza kuri Shekina gusa, n'abandi bose bari bashe kuryumva. Ndagira ngo ritubere ijambo ry'umumaro kandi ryo kutwubaka no kudukomeza muri ibi bihe bigoye. Reka tubanze dufatikanye dusengana Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye iki gitondo cyiza cy'umugisha. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko turiho kandi tugushimiye ko wakomeje kuturinda, ukuboko kwawe gukomeye kukabana natwe. Iri jambo tugiye kuganira, Mwami Imana, rikomeza imitima y'abera bari hirya no hino, abari buryumve ku isi, abari buryumve bari mu ngo zabo, bari buryumve Mwami Imana aho bari hose. Ijambo ryawe kuko rigira umumaro wo kudutunganya no kudukomeza no kutwubaka no kudukiza, rigira umumaro mwinshi urenze uwo tuvuze. Ndagusabye rero ngo iri jambo ryawe rigira umumaro kuri buri muntu wese uri buryumve mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Hanyuma tuganire umwanya muto ijambo riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Turasoma mu bice 6 ku murongo waho wa 18. Abefeso ibice 6 ku murongo waho wa 18. Haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo n'uwundi murongo uraho muri Efeso turi gusorezeho. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho y'uburyo bwose. Iri ni ijambo Paulo yanditse igihe yasuraga itorero rya Efeso. Aragerageza kugira ngo azabasige ari abagabo nyabagabo, cyangwa ari itorero rifite kumenya Kristo neza. Ababwira aya magambo, hari impamvu yabibabwiye, yagira ngo azabasigira iby'umumaro. Yifuzaga ko igihe azaba atakiri kumwe nabo, azabe hari ibyo yabasigiye, cyangwa azabe hari ibyo yabamenyesheje by'ukuri, kuko yari yarafashe igihe kinini arabasura, arababwiriza, arabahugura kubera urukundo yakundaga muri Efeso, yakundaga Abefeso. Iki ni igihe cyiza, iki ni igihe cy'umuntu wese akwiye kwitekerezaho akamenya iby'Imana imushakaho. Paulo rero afata igihe aganiriza Abefeso, arabasura, ababwira iby'umumaro, agira ngo igihe azaba atakiri kumwe nabo bazabe bafite amagambo y'Imana mu mitima yabo. Igihe azaba adahari bazabe bafite amagambo yabatunga, yabahumuriza, yabakomeza. Haleluya. Ababwira iby'umumaro. Niyo mpamvu nidusoma aho hantu muri Efeso, mu gitabo cy'Abefeso kuri 1 no kuri 16, yababwiye amagambo meza kugira ngo igihe azaba adahari bazamenye ibikwiriye, bazamenye iby'umumaro, bazamenye ibikwiye kubatunga, bazamenye ibizabakomeza. Reka tuhasome muri Efeso, muri icyo gitabo cy'Abefeso, igice cya mbere
umurongo waho wa 16. Reka dufatikanye tuhasome. Arababwira ngo kuri 16 aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Amen. Yagira ngo abakomeze ababwire ko ibyo arimo ababwira yewe bifite n'ingororano. Aravuga ngo mbasengera uko mbasabira ku Mana, muri make murambereka Imana uko bukeye n'uko bwije, kandi hari ibintu nifuza ku Imana yanjye, Imana nababwiye yabaha. Agira ibintu yifuza byiza arabibasigira. Ni nko kubabwira ngo ibi bintu ntibizabure hagati muri mwe, ntibizabure mu kanwa kanyu nk'abantu bizera Kristo. Paulo yari yaramenye Imana ku buryo bwose, akifuza ko n'itorero asuye n'abasuye abasigira iby'agaciro. Icyambere yarababwiye ngo muhore mufite imitima ishima iteka. Bene data, kugira umutima ushima iteka biri mu bintu bimwe bituma Imana ikomeza kuba mu ruhande rwacu, biri mu bintu bimwe bijya binesha Satani. Icya kabiri arababwira ngo ndabifuriza kugira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa Imana. Haleluya. Iki gihe kigoye, iki gihe turimo, Imana yo mu ijuru ikomeze idusukeho umwuka w'ubwenge, iduhe n'uhishurirwa ryo kumenya Imana. Icya gatatu arababwira ngo amaso yanyu amurikirwe, mubashe kumenya ibyo mwiringirwa cyangwa ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Imana yaduhamagaye icyamu uyu munsi ikongera ikagaruka ku itorero, ikongera igahishurira abantu, igahereza abantu amaso y'umwuka, amaso areba kure. Tukareka gukomeza kureba hafi, tukareka gukomeza kureba nk'abantu bananiwe, tugakomeza kureba nk'abantu bafite ibyiringiro bike. Oya, tukareba kure, tukamenya ko ibyo twiringiye iyo aduhamagaye itabasha kubeshya, idashobora kudusiga, idashobora kuduhemukira. Icya kane arababwira ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza izaragabera. Haleluya. Ibyo ni ibyifuzo Paulo yari afitiye itorero rya Efeso, ariko uyu munsi ndimo ndavugana nawe, wowe unyumva, ukwiriye gusaba Imana ikongera ikaguhishurira, ikakwereka ubutunzi bw'ubwiza Imana izaragabera. Ubutunzi bw'ubwiza tuzaragwa buraruta ibi bino tubona bya hano mu isi, biraruta ibi bidukerereza, ibi biduciye intege, ibi bitwihebesheje, ibi bituma turimo tureba hafi. Ndakwifuriza kureba kure cyane ngo umenye neza ubutunzi bw'ubwiza Imana izaragabera. Ntabwo Imana yibagiwe ibyo yavuganye n'abera, iracyabyibuka. Niko n'umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo ujya yibuka isezerano ibihe ibihumbi. Haleluya. Yongera arababwira ijambo rya 5, arababwira ngo bamenye imbaraga igihereza abera mu muhamagaro wayo, cyangwa mu byo yabahamagariye. Muri uyu murimo data yaduhamagariye ajya duha n'imbaraga. Nagira ngo mbabwire ngo mwe gucika intege, data imbaraga aracyazitanga, ahubwo icyama tukabimenya. Ibi nibyo Paulo yifuzaga ku itorero rya Efeso ryamenya iteka ryose, kugira ngo ejo Satani atazabariganya itorero rya Kristo. Nagira ngo mbibutse ngo haracyari ibyiringiro ko twasenga tukongera tukamenya neza imbaraga Kristo ajya ahereza abera. Abo yahamagaye ajya abaha imbaraga zo kurenga ibibagerageza, zo kurenga ibicanege. Hari impamvu yabibabwiraga, nuko yari abizi neza ko hari ibihe bikomeye bazageramo bagahura n'ingorane nk'izo natwe turimo duhura nazo uyu munsi wa none. Haleluya. Paulo yakunze Abefeso cyane kugera naho yigeze kuvuga ijambo rikomeye. Aravuga mu Bakorino ba mbere yarango 16:8 havuga neza, haravuga ngo ariko kuko nzatinda muri Efeso ngo kugeza kuri Pentekote.
yari abizi ko azatinda muri Efeso, yarabakundaga, yari yaragerageje kubabwiriza kenshi, yari yarabonye ko harimo abakozi b'Imana, yari yarabonye ko ari itorero ryiza, bavamo itorero ryiza rya Yesu Kristo. Yari arabivuga mu Bakorino 16 ba mbere 16:8, aravuga ngo ariko nzatinda muri Efeso, nzatinda mu itorero rya Efeso ngo kugeza kuri Pentekote. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nidukomeza gutindana n'Imana ntacyo tuzaba. Nidukomeza kubika amagambo y'ibyiringiro mu mitima yacu, tuzakomera mu bihe bigoye. Nidukomeza gusenga Imana tuyifitiye icyizere, tuzaba abagabo nyabagabo, tuzaba abanyembaraga, kubera ko Imana yacu ihora mu ruhande rwacu. Paulo yasuye itorero rya Efeso kubera ko yari abizi neza ko, kubera ko yabonagamo abakozi, yari yarabonye ko harimo abantu b'umumaro. Arongera avuga amagambo meza yabasuye kubera ko yarimo abona, nubwo yari yegereje igihe cyo kugenda, yashakaga gusiga bateguye ngo bakomezwe, bazakomere mu bihe bizaza, nyamara bo batabonaga. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo arabifuriza ko amaso yabo yahweza, bakabasha kumenya neza ibyiringirwa. Muri uyu muhamagaro dukeneye kugira amaso areba, ni naryo jambo twasomye. Haleluya. Mu Befeso 6 kuri uwo murongo wa 13, muri iryo jambo Bibiliya ivuga neza ngo yarakomeje ahugura abakuru b'itorero. Haleluya. Mbere yuko agenda aravuga ngo arabanza afata umwanya ahugura abakuru b'itorero, arabigisha, arabaganiriza, arabahugura, ababwira amagambo akomeye. Ariko ageze ku itorero, haleluya, abwira abakuru b'itorero. Iyo abakuru b'itorero bacitse intege, abo bayobora bo urumva nyine baragwa bagashira. Ariko arabahugura abakuru b'itorero, arabaganiriza, ababwira ibizaba. Arangije noneho ngo ageze ku itorero ararihugura. Ni haho ngaho tugiye gusoma mu Befeso 6 ku murongo waho wa 13. Haleluya. Ku murongo waho wa 13 arababwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Haleluya. Abantu bose mu isi, abantu bose baremwe bajya bagira umunsi mubi. Haleluya. Arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Intwaro zose z'Imana yashakaga kubabwira, hari intwaro dutwara, hari izo kuturinda, hari n'intwaro navuga ngo z'intambara. Haleluya. Arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo twasomye ryatubwiye ngo duhore dusenga twinginga, ngo duhore turi maso, ngo kandi tujye dusabira abera. Arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo muzabashe gukomera kuri wa munsi mubi. Bene data, umuntu wese waremwe ajya agira umunsi mubi. Yewe n'iminsi ya none hari abantu bari mu munsi mubi, abantu barimo barapfa, abantu barimo barapfusha, abantu bafite ubwoba, abantu bafite ibibazo, abantu bafite ubukene. Bisobanura ngo abantu bose bajya bagira umunsi mubi. Haleluya. Ndabifuriza gukomera ku munsi mubi. Ndabifuriza ngo n'umunsi mubi nukugeraho uzasange ukomeye, uzasange ufite imbaraga, uzasange ufite gushima Imana, uzasange ufite ubwenge bwo guhishurirwa, bwo kumenya igihe ugezemo, bwo kumenya impamvu zacyo. Imana yo mu ijuru idufashe, iduhe kuba maso no guhora buri munsi amaso yacu areba kuri. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo, kuri dusubiye mu Befeso 6:18 hatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka. Niyo mpamvu navuze ngo amasengesho y'uburyo bwose, dusengeshe umwuka iteka.
bene data, ndabifuriza ko dusenga ariko tugasengera mu mwuka iteka. Nitudasengera mu mwuka ibidukamura bizaba byinshi, nitudasengera mu mwuka ibitunaniza bizaba byinshi, nitudasengera mu mwuka amaso yacu azahuma. Ngo dusengere mu mwuka iteka. Ndagira ngo rero navuze ngo amasengesho y'uburyo bwose, ndagira ngo mvuge ku ngero z'amasengesho nibura nk'eshatu, hanyuma dusenga Imana. Amasengesho y'uburyo bwose. Haleluya. Amasengesho y'uburyo bwose, ndagira ngo mvuge ku masengesho y'abantu basenga biyeguriye Imana. Iyo wiyeguriye Imana, iyo wiyeguriye Imana ukongeraho kugira ubwenge. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nitujya gusenga, yasize yigishije intumwa abigishwa, yabwiye abantu aravuga ngo nimujya gusenga, mujye musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Yashakaga kuvuga ngo tujye dusenga twebwe nta kintu twisigarije, tugaragaza ko nta kintu dufite. Tujye dusenga nk'abantu biyegamije ku mwami, dusenge nk'abantu bazi neza ko iyo dusenga twiyegamije ku mwami, iyo turimo dusenga imitima yacu yariyeguriye Kristo, nta kintu na kimwe Kristo yabura kudukorera. Iyo dusenga twiyeguriye umwami, nta kintu na kimwe dushobora kumuburana. Aravuga ngo tujye dusenga tuvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Bivuga ngo icyo gihe nta munyembaraga wundi urimo, Data wa twese uri mu ijuru. Ibyo ushaka aba ari byo biba hano mu isi. Tubabarire ibicumuro byacu n'ibindi byinshi. Iryo jambo ni ijambo rigaragaza ko wiyeguriye Kristo. Usenga nta kintu ufite, ugasenga uzi ko nta kintu ushoboye, ugasenga uzi ko Kristo uri mubwira ari ushoboye byose. Amasengesho yo kwiyegurira Imana. Navuze ngo dusenge tuganire ijambo rivuga ngo amasengesho y'uburyo bwose. Ayo ni amasengesho umuntu asenga yariyeguriye Imana. Imana ariyo ya mbere, ibindi byose bigakurikira. Haleluya. Ijambo rya kabiri twasomye ryatubwiye ngo dusengere mu mwuka iteka. Amasengesho dusenga dusengeye mu mwuka. Haleluya. Niyo mpamvu umwuka ugereranywa n'ibintu byinshi, ariko wenda kamvugeho nka bibiri. Ngo dusengere mu mwuka, niryo jambo twasomye. Umwuka iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga umwuka agereranywa n'ibintu byinshi. Hari aho agereranywa n'inuma, hari aho agereranywa n'umuriro, hari aho agereranywa n'umuyaga, hari aho agereranywa n'amazi. Ariko reka mvuge ku numa. Iyo bavuze ngo dusengeshe umwuka iteka, tukavuga ngo ikigereranyo cy'inuma. Inuma ni akanyoni gasa, cyambere kagira ibara ryiza, ariko Bibiliya ivuga ko ari inyoni y'inyesuku. Ni ikimenyetso cy'isuku. Ni inuma iba mu kimenyetso cy'isuku. Nta mwanda igira, ntiyivuruguta, ntipfa kujya ahantu hose ibonye. Mwibuke no mu gihe cya Nowa baratumye ngo batuma inuma, batuma ngo n'igikona, ariko ngo ibikona bigezeyo bisanga, urumva kubera amazi yari yakamye, umwuzure wakamye, hari isayo, harimo imirambwe myinshi, harimo zigezeyo zirivuruguta. Ibikona bigezeyo birivuruguta. Inuma irabibona, ibona uwo mwanda ntiyawujyamo. Bibiliya ijya ivuga ngo iragenda ifata ibabi irarigurukana, ijya kugaragaza ko humutse, itwara ibabi. Inuma igereranywa, igira isuku. Tugomba gusenga dutunganye, tugomba gusenga ubu igihe cyose dufite isuku, dusukuye, tudafite ibyaha, tudafite umugayo, dusukuye, twera. Haleluya. Umwuka wera akagereranywa n'umuriro. Ahari umuriro, iyo umuntu yasengeye mu mwuka iteka, umuriro w'Imana uba muri we. Yarambitse ibiganza ku barwayi barakira. Umuriro w'Imana aho uri uratwika. Umuriro w'Imana aho uri ibintu byose birahinduka. Haleluya. Dusengere mu mwuka iteka. Amasengesho ya kabiri ni amasengesho yo gusengera mu mwuka iteka. Haleluya. Navuze ngo ikigereranyo cyo gusengera mu mwuka iteka. Niyo mpamvu natanze urugero rw'inuma,
rw'umuriro, umuyaga se, amazi arasukura. Ibyo bigereranyo bijye biba ku mukristo, bibe ku muntu wese usenga Imana kandi usengera mu mwuka iteka. Twavuze ngo dusenge amasengesho y'uburyo bwose. Amasengesho ya gatatu, amasengesho yizeye. Amasengesho uyasenga asabwa kuba yizeye. Kwizera Imana, gusengana kwizera, uba uzi neza ko ibyo usengera ubibwira ari umunyembaraga, ubibwira ashoboye byose. Haleluya. Isengesho ry'umuntu wizeye rirakiza, rikiza indwara, rikuraho imisozi, rituma umuntu agira amahoro, rituma umuntu atekana, rituma umuntu agira ibyiringiro. Isengesho ry'umuntu wizeye. Isengesho rya kane, isengesho ry'umuntu wejejwe. Haleluya. Dusenga Imana ariko twejejwe, dutunganye, nubwo tutarimo tujya mu nzu y'Imana, nubwo tudaterana, nubwo tudahura ngo duhimbaze Imana, ariko aho dusengera hose tuharanire gusenga twejejwe, kubera ko guhura kwacu ntabwo aricyo cyatuma twezwa, sicyo cyatuma dusenga twejejwe, kuko twezwa kugira ngo uwo dusenga natwitegereza abone dutunganye, abone kanwa kacu katavamo ibyanduye ahubwo kavamo ibitunganye. Amasengesho y'umuntu wejejwe, amasengesho y'umuntu wizeye, amasengesho umuntu yasengeye mu mwuka, amasengesho umuntu yasenze umutima we n'ubwenge n'ubugingo byariyeguriye Imana. Ayo masengesho akora ibikomeye. Kamvuga isengesho rya gatanu, isengesho ry'ijwi riranguruye. Haleluya. Bene data, iki ni igihe cyo kurangurura, tugasenga tudafite ubwoba, kubera ko dusenga na kwizera, tukarangurura. Iri sengesho Eliya yararisenze ari ku musozi, arasenga ararangurura, umuriro w'Imana uramanuka utwika ibitambo. Abantu bose babyitegereje bamenya neza ko muri Isiraheli hari Imana ishobora byose. Muzabisome mu Bami ba mbere 18:36. Isengesho ry'umuntu uranguruye. Iryo sengesho Yesu Kristo yararisenze ageze ku gituro, ageze kumva ya Lazaro, arasenga ararangurura, aravuga ngo Data, ibi ubikorere kugira ngo aba bantu bangose bamenye neza ko ari we wantumye. Iki ni igihe cyo gusenga kugira ngo isi irimo kuhindisha abantu umushyitsi ibimenye neza ko hakiri abantu bizeye Kristo kandi bafite imbaraga za Kristo mu mitima yabo. Iki ni igihe cyo gusenga amasengesho y'uburyo bwose. Wenda simvuze bwinshi, ariko nubwo mvuze ubusengeremo kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Ijambo niyo mpamvu ryatubwiye ngo kandi dukomeze gusabira abera. Mu mutwaro dufite, mu muhamagaro dufite, niyo mpamvu tugomba gusabira abera, tukabasabira twifuza ko bakomeza kuba maso. Niyo mpamvu ijambo niko ryatubwiye ngo kandi dukomeza kuba maso dusabira abera. Haleluya. Abera, iki ni igihe cyo kugira ngo tube maso. Iki ni igihe cyo kugira ngo dusenga amasengesho turi maso, twizeye, dufite izo ntwaro zose navuze. Ijambo ryatubwiye ngo dufite intwaro zose z'Imana. Haleluya. Dufite izi ntambara, kubera ko iki ni igihe kigoye. Iki ni igihe Satani yagambiriye, arimo atekereza ko agiye kunaniza itorero, ariko nyamara ntibyakunda, kubera ko nyiraryo aribereye maso. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo soze mbabwira ngo tureke gutinya ibi bihe nubwo bigaragara nk'ibikakaye, ariko dusenge amasengesho y'uburyo bwose. Nta kindi kizadukura muri ibi bihe bikakariye isi idafite ibisubizo, igisanga twebwe tubifite, kubera ko twasenze kandi dufite intwaro zose z'Imana. Dufite intwaro zose z'Imana. Intwaro z'Imana zibereyeho kuturinda. Intwaro z'Imana niyo mpamvu nimukomeza gusoma muri icyo gice uhereye ibice 6 muri Efeso ukahera kuri 13 ugakomeza, uzasanga bagenda bavuga izo ntwaro, bavuga ingofero ko ibyuma bikingira igituza, bivuga agakiza, bivuga inkweto, aribwo butumwa bwiza. Nubwo isi igaragara nk'ikakaye, ariko dukomeze tuvuga ubutumwa bwiza, dukomeze twambara agakiza, dukomeze twambara ingofero y'agakiza, dukomeze dukenyere, dukomeze dukwete inkweto, kubera ko ubutumwa bwiza burakomeje. Covid ntiyatubuza kuvuga ubutumwa, Covid ntikwihebeshe, ibi ni ibihe bizarangira. Bene data, ndagira ngo soze mbabwira aya magambo. Ibi bihe turimo birakomeye. Ibi bihe turimo bigaragara nk'ibigoye, ariko Data wa twese wenyine
niwe nyir'ibihe, niyo mpamvu yitwa nyir'ibihe. Niwe wenyine nyir'ibihe, niwe uzi ibihishwe, niwe uzi wenyine ibihishwe mu bihe, niwe uzi wenyine icyo ibihe bihatse, niwe uzi wenyine ibizaba ejo. Ni nayo mpamvu dusabwa kumwikomezaho. Haleluya. Ntabwo iki ari igihe cyo kwikomeza ku bantu, si igihe cyo kwikomeza ku bintu, si igihe cyo kwikomeza ku bakomeye, ni igihe cyo kwikomeza kuri nyir'ibihe, kuko niwe wenyine uzi ibihishwe mu bihe. Haleluya. Ndagira ngo soze mbabwira ngo ubutunzi bw'isi, ubutunzi bw'abakomeye, ubutunzi bw'ibyo tubona byose byarananiwe, ariko hari ikintu kimwe gishobora gutuma tubaho neza kandi tukarindwa n'imbaraga z'amasengesho y'uburyo bwose. Niyo mpamvu ndimo nsoza mbabwira ngo murusheho gutindana n'Imana, murusheho gutinda imbere y'Imana. Twahawe igihe, tugumye mu rugo, wakora imirimo yawe urimo kwinginga Imana, wateka winginga Imana, waba urimo gukora akazi kawe winginga Imana, waba urimo gusoma ibitabo urimo winginga Imana. Amasengesho yonyine niyo yonyine azaturinda akadutambutsa ibi bihe bimeze bityo. Nagira ngo soze mbabwira ngo mugire imbaraga zo gusenga amasengesho y'uburyo bwose. Mu buryo bwose bwo gusenga mugire ibyo mwikomezaho, musenga amasengesho nk'abantu biyeguriye Imana, musenga amasengesho musengeye mu mwuka, kugira ngo umwuka arusheho kudufasha, arusheho kuduhishurira. Dusenga amasengesho twizeye, dusenga amasengesho twitunganyije. Twahawe igihe cyo kuguma mu rugo, ariko cye kuba igihe gusa cyo gukomeza gutekereza ngo kizarangira ryari, ahubwo turusheho gutindana n'Imana. Haleluya. Turusheho ibyahagaze ni amateraniro, ibyahagaze ni uguhura tukaramya Imana tukayihimbaza, ariko amasengesho ntago bayafunze. Amasengesho yo mu nzu mwacu ntibayafunze, amasengesho yawe n'umuryango ntibayafunze, amasengesho ya wenyine winjiye mu nzu ukiherera ugakinga, yandi Yesu Kristo yavuze muri Matayo 6 akababwira ngo ariko mwebweho nimuzasenge nk'abafarisayo, ntimuzasenge nk'indyarya ngo zihagarara ngo mu masinagogi ngo zigasenga. Oya, ngo wowe nujya winjira mu nzu yawe ujye ukinga, wegekeho ukinge, nurangiza ubwire So wo mu ijuru iki gihe twahawe. Mureke twinjire mu mazu mwacu dukinge, maze tubwire Data wo mu ijuru, tumubwire ibitugoye, tumubwire ibyo twifuza, tukomeze kumwibutsa amasezerano aracyakora kandi ari ku ngoma. Nagira ngo nsoze mbabwira ngo nyir'ibihe niwe ufite urufunguzo rw'ibihishwe mu bihe, kandi umunsi umwe azabihishura. Shalom shalom. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Amen. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha. Ukomeze kudukomeza no kutugirira neza, ubwiza bwawe bubane n'abera bawe, ukomeze kubambika imbaraga z'amasengesho. Iki gihe kiba igihe cyo gusenga no kwiyeza no kwitunganya no gusengera imbere yawe dukiranuka, kugira ngo Data wera wo mu ijuru mu gihe gikwiye uzerekana imbaraga zawe zuzasuka mu bera. Abantu bazamenye ko abera bazakoreshwa iby'ubutwari, abantu bamenye ko abera bagihari mu isi, kubera ko isi irimo guhinda umushyitsi, ariko nyamara abera barahari kugira ngo bakoreshwe iby'ubutwari. Urakoze Mucunguzi wacu, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. 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 Amen.